Abantu mwese mukumbuye amandazi, aya mandazi araryoshye, arasa neza kandi kuyakora ntibigoye. Ukeneye gusa ingredient eshatu zonyine, ubundi ugateka nawe amandazi nk'aya ngaya cyangwa se anayaruta. So mwigire hino tuyatekane mbere ku buryo wakora amandazi nk'aya ngaya mu buryo bworoshye cyane, nta bintu byinshi ukeneye, just ibintu ufite mu rugo iwawe mu gikoni cyawe birahagije ngo ubashe guteka aya mandazi. So please, nimba ukumbuye amandazi ntuskipinge iyi video, uyirebe yose mpaka irangiye, kandi ndabizi neza ko uraza kubikunda. Mwaramutse, tubahaye ikaze. Niba nawe uri mushyashya kuri Chika Care, tuguhaye ikaze kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Uyu munsi tugiye gutegura amandazi. Turi bukenere umusemburo, umunyu, ifarine, baking powder, n'amavuta. Turatangira dupima ingredient tugiye gukenera mu kintu twateguye turi buvangiremo. Urabona dushyizemo ifarine, hanyuma dushyiremo umunyu. Umunyu ushyiramo gakeya kuko umunyu urakora cyane. Hanyuma ugashyiramo baking powder, hanyuma umusemburo, yeast cyangwa se pakimaya, hanyuma isukari, warangiza ukavangavanga n'intoki neza kugira ngo ingredient zose zivange. Ibipimo byo rero ntabwo na presiza ngo mvuga ngo wakoresha ibi bipimo, kuko ibipimo bigendana n'ingano y'amandazi ugiye gutegura. Uravanga neza ku buryo ingredient zose zivanga, hanyuma ugashyiramo amazi, hanyuma ugatangira guponda. Amazi twakoresheje ay'akazuyazi, hanyuma ugenda wongeramo make make kugeza ubonye consistency cyangwa se igipondo wifuza uko kimeze. Hari ukunda igikomeye, hari ukunda icyoroshye. Ingano y'amazi ugenda wongeramo igenda iterwa n'uburyo ushaka ko igipondo cyawe kiraba cyoroshyemo cyangwa se kiraba gikomeyemo. Iyo urangije guponda, like wamaze kubona consistency wifuzaga cyangwa se igipondo wifuzaga uburyo kigomba kuba kimeze, ugiterura muri cya kintu wapondemo, ugapurizamo utuvuta kugira ngo ukirinde kuza gufata hasi. Hanyuma wamara kubrushinga utuvuta neza muri ya bowl wapondeyemo, ukagisubizamo, hanyuma ugapfundikira neza mu gihe hagati y'iminota 30 n'isaha, bitewe n'umwanya ufite. Hanyuma ukaza kureba, kenshi usanga kiyongereye muri volume, noneho ukajya ku yindi step. Next step, hano twari tumaze nk'isaha
duponze. So murabibona ko igipondo cyacu cyari cyamaze kubyimba. So icyo twakoze twafashe ino chopping board dusprayingaho utuvuta, kuko rero twari tugiye kujya dukatira cya gipondo cyacu ngo tugikoremo amandazi nk'uko muri kubibona turi kubikora. So ni ibintu byoroshye ugenda ufata mu ntoki, si ngombwa kujya gushaka fancy tools like ziguha shape runaka. Uzifite ni byiza, ariko utanazifite n'intoki zawe ubwazo zabikora. Twahise dukurikizaho gufata isafuriya dushyiramo amavuta menshi rwose ahagije nk'uko muri kubibona, kugira ngo nituza kugenda tunagamo ya mandazi aze kuza kurengerwa mu mavuta. Bisaba ngo uteke mu kintu kimeze nk'igifukuye kugira ngo nunagamo ya mandazi yawe ajye ahite yibira. So nk'uko nguko mubibona twabikoze. Hanyuma nyuma y'iminota rwose nk'ibiri uhita utangira kugenda wubura n'izindi mpande, ikindi umuriro utari mwinshi. Ukomeza ugenda uyubura uruhande watetse wongera uruhindura kugeza nyine ubonye yuko abaye brown fully, like afashe rino bara nyine rya brown cyangwa rya shokora, nyine ukabona ko ahiye neza. Iyo watetse ku muriro muke bituma nyine no imbere ashya. Iyo utetse ku muriro mwinshi inyuma aba brown ariko mo imbere adahiye. So ako nako nakandi kabanga nabibira. So mu minota mikeya ntabwo bitinda, nka mu minota nk'irindwi 8 n'ubundi ababaye ready. Nk'uko nguko muri kubibona ugatangira ukayarura. Aya mandazi saryoshye. Nimutubwire muri comment uko muri kuyabona. Ikindi ikintu ugiye kuyaruriramo biba byiza iyo ubanjemo iriya paper towel, ituma yabsorba ya mavuta yandi aba yasigayeho, ikayakamura, irindazi ryawe rikaza ryumutse neza ritajojoba amavuta. Hanyuma n'ubundi ni process imwe usubiramo iyo hari ayandi wasigaranye, bitewe wenda nuko icyo watekeyemo kitari kinini bihagije ku buryo kibasha kujyaho ayo waponze yose. N'ubundi you repeat the same process kugeza arangiye. Murabona ko kuba wakikorera amandazi ntago bigoye kandi abaryoshye. Ikindi ano mandazi nta mata arimo, nta magi arimo, ni amandazi umuntu uwo ari we wese icyo waba ugiriho allergy cyose wayarya. So namwe muzayatryinge mu rugo iwanyu kandi ndabizi neza ko muzabikunda.
mwakoze gukurikira video, ntimwibagirwe kuyilayikinga ndetse n'abashyashya ntimwibagirwe gukora subscribe. Bye.